Uyu munsi ngiye gutanga ubumenyi ku rubyiruko, ku bana bakiri bato, ku bantu bakuze, ku nshuti n'imiryango. Ndagira ngo unyumve neza witonze, wumve iki kiganiro paka kirangiye kubera ko uragikuramo inyigisho zikomeye. Ngiye kuvuga ibintu bitanu ushobora gukora ukabona amafaranga. Waba ukize, waba ukennye, ibintu birakureba. Welcome ni mushyano cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, kanda subscribe. Reba kuri iyo ntuza iri hasi ukande subscribe, aho handitse subscribe, kanda like aho hasi, nurangiza wandike comment. Iki kiganiro kigufasha umbwire nzakomeza nyikoreho, kandi ngiye kubwira uburyo ushobora kubona amafaranga. Uburyo bwa mbere ushobora kubonamo amafaranga ni uburyo bita e-commerce. E-commerce ni uburyo bwo gucururiza kuri internet. Ese ufite boutique? Ese ucuruza inzoga? Ese ucuruza iki? Ese ucuruza imyenda n'inkweto? E-commerce ni uburyo ufata igicuruzwa cyawe ukagishyira ku rubuga runaka, TikTok, YouTube, Facebook n'ahandi. Warangiza bakunda icyo gicuruzwa cyawe bakaza bakakigura. Ubwo ni uburyo bita e-commerce. Uburyo bwa e-commerce buri mu byiciro byinshi. Nimushaka ko mbasobanura ku buryo bwa e-commerce, uburyo wacuruza kuri online ukoresheje YouTube, TikTok na Instagram, uzambwira ngufashe. Reka mubwire uburyo bwa kabiri ushobora gukoresha. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo butanu. Ubu ni uburyo bwa kabiri ngiye kubabwira. Uburyo bwa kabiri, tangira business yawe yoroshye, business ntoya. Urabizi ushobora wenda gushinga aka business ucururiza wenda nk'ahantu runaka, kuba wagenda ku isoko ugafata ikibanza ugacuruza. Iyo ni business yunguka kandi ifite n'umusaruro. Kuba wenda watangira business ntoya nini cyangwa se ukayitangira, aho niho ubukire buturuka. Benshi bakize batubwira ko batangiriye kuri business ntoya kandi bihirinze mu buryo bushoboka bwose. Nawe ndagira ngo ukure mu mutwe ubwo bwana bukurimo bukuvemo, iyo myumvire ikennye ikuvemo ngo ntago natangira business ngo nahomba, kandi buriya inshuti mbi ntago zatuma ugera ku mafaranga. Inshuti mbi zikugira inama yo kurya amafaranga yawe, ntago zikugira inama yo gukora saving. Uburyo bwa gatatu wakoreramo amafaranga cyangwa se wakoresha amafaranga yawe, ugomba gukora icyo bita saving. Udufaranga twose ubonye, niba wenda uri umuyede